element uraho murakomeye ndashima Imana wowe kuba turi kumwe nawe ndaho nyine nk'ibisanzwe nishimiye kuba turi kumwe aha ngaha ufite byinshi simvuga ntabwo turi urukiko ngo turagushinja ariko dufite byinshi bifite abantu baba kuri platform batajya ku zindi bashaka kumenya ni nabyiza ko muhuye n'abafana element ufite ibintu byinshi cyane turahera muri sale kuri iyi ndirimbo ubwo rero tufatiraho tubwire ko indirimbo tuzi ko ari ya Roskana twabonye archive ko yanditswe yego barumaga baje bandika muri iyo ndirimbo uyandikamo Bruce Melody yandikamo ariko twumva cyangwa ubita nani uyu musore niyo Bosco aribyo bintu byababaje abantu benshi ko mutigeze mubona credit ntabwo arakeneye umushahara cyangwa mumwishyura ibihembo bindi ariko nk'umuntu wagize uruhare mu kwandika iriya ndirimbo mukamukuramo ntimumushyiremo hanyuma umwana waje ukugana nk'umuproducer wowe wari ufite izina rikomeye Roskana bikarangira iyo ndirimbo uyihinduye iyawe muze gushyiraho umucyo kuko indirimbo wayihinduye iyawe niwe wayikunze kubera iki utayigiye muri iyo ndirimbo niba atarafite n'ubushobozi bwo kuyikora wenda mukazamucaginga cyangwa indirimbo ikajya kuri platform zanyu cyangwa kikitwa igihangano cyanyu ariko kikitirirwa uriya mwana byagenze gute kugira ngo iriya ndirimbo uyigire iyawe kandi yazanywe na Roskana subiza kuri icyo kintu. asante sana kuri icyo kibazo abayitaye bakunda kubimbaza cyane ariko sinzi umuntu wabwiye ko indirimbo yari ya Roskana sinzi umuntu ahantu byaturutse ariko indirimbo ni yanjye ntabwo ari ya Roskana nta nubwo bari isaha ngo mbivuge ibintu byinshi ariko indirimbo ni yanjye ntabwo ari ya Roskana no kuba arimo hariya nuko njyewe nari nashatse gufana kuba nafakorana n'umuntu indirimbo hazamura umuntu from nowhere nanjye akaba ari itafari nshyize ku muziki w'umuntu cyangwa kuri kariyeri y'umuntu ntabwo indirimbo ari ya Roskana ni ya Element Ele. Urakoze cyane ibi ngibi ubwo nta yindi komedi tubazo yamuryamyeho Melody umwana reka twemere ko ariko kuri ubwo ngubwo nyine iminsi izatubwira kuko impamvu ariko kuri ni uko ari njye byivugiye none yakubivuga ariko ibikorwa kubivuga reka tubyakire turabyemere Element urashinjwa kuba umuhemu intashima igiye gusoza Melody hangane urashinjwa kuba umuhemu n'intashima umuntu bavuga ko agufasha akaboko kuvana kuri zero scratch wanaguhaye n'izina Element uwo ni nobyo cyangwa aya masaha ikintu cyangwa ibintu bishireho umucyo kuba ushobora kujya mu iterambere ukava muri iki ukajya mu yindi n'uburenganzira bwawe ntabwo yari so nta nubwo yakubyaye n'umwana atanyira akagenda waravuye n'iwanyu usize ababyeyi ikintu cyababaje abantu kurusha ibindi Element kuva muri studio ukagenda undi cyangwa uwari boss wawe cyangwa uwagufashe kuba uwo uri we wabigizemo uruhare kuko ni wowe wigize uwo uri we ariko wabigizemo uruhare cyangwa uwagufashe muri urwo rugendo rwawe ukagenda utamusezeye yagiye gushyingura umuvandimwe we Element aho ngaho tuve mu bya business aho ngaho harimo ubumuntu wabitewe n'iki cyambere nimba ari no byababwiye ibyo bintu ntabwo nabanze ko ateye gutyo nubwo nzi ntabwo ateye gutyo nimba ari wavuze ibyo bintu ndamugaye cyane yabivuze wavuye muri country record usezeye cyane rwose ugenda unyuzwe usezeye nta kibazo gihari njyewe narasezeye nk'umukozi nyine cyane ko ntabwo namufataga nka boss wanjye cyane ari mukuru wanjye so mukuru wawe rero nawe niba ufite mukuru wawe ni ukuvuga ngo ikintu cyose urakimusangiza muraganira ukamubwira ukamuganiriza kuki mu kugenda uwo wafataga nka mukuru wawe utagiye nk'imfura ukagenda umwibye wamwibye icyo bise avuga ko ndetse n'imwibye ni producer ni n'umuhanzi hari ibyo twita umutungo w'ubwenge uwo mutungo w'ubwenge ni uwanjye kuko ninjye uwukora ntabwo ari uw'umuntu nimba utekereza ushingiye ku cyo wita uwawe ikintu kiba icy'umuntu cyangwa igihangano kiba icy'umuntu bimeze bite cyangwa bigenze bite ahubwo ikindi kintu kugira ngo tutajya mu bintu byinshi ubu ngubu uzi umuntu wazanye amapiyano uramuzi wintwara wa muntu we kumubajije Afroga ko kandi banza usubize ntabwo muzi Afroga ko ntabwo muzi
ariko uzi witwa Maforisa ukora DJ Maforisa uramuzi. So rero njyewe nimba nawe yizanye I don't care nabimwubahira sibyo. Njyewe nubaha umuntu uzafata icyo gitekerezo akagikora abantu akagikunda. Ibyo nibyo ndi gutrayinga gukora. Niba yaranayizanye ni byiza cyane turabimushimiye sibyo. Ariko umuntu tuzubaha ntabwo tuzubaha nanjye nayikoze neza abantu bayikunda. Nta gaciro byaba bifite sibyo. Rero kuvuga ngo ninjye wazanye Afro Gako nose murashaka ko dushyiraho monima ngo nuyiwazanye ivugo yasemba kuri kibazo kugira ngo njye ku cya kabiri hanyuma tu na special Bruce Melody ne kuyishimuta cyane element Afro Gako wita iyawe uyifitiye ibyangombwa iyo tuvuze ibyangombwa no kufite igihangano kiba kiri muri RDB waracyandikishije. First of all Afro Gako ntabwo ari yanjye niye abanyarwanda no kuko ni inyungu z'abanyarwanda ntabwo ari za Element. Okay Element urakoze cyane yavuga ko twitwise igihugu ibindi bizakurikira ntabwo nzi uko bizarangira ariko tukiri muri Afro Gako buriya style injyana twese turishimye tubonye umuntu mushyashya mu muziki wa gakondo kubera ko ari umuziki w'abanyarwanda. Iyo tubonye hadutse umuhanzi nka Ruti Joel twese turishima. Ntago style ibereyeho kuyihanganira no kubikora cyane niko kubiha agaciro. Naho ufite ibyangombwa byayo nta kintu azabimaza kubera yuko abantu bakora Afrobeat ntago babanza gusorera Ferakuti wahimbye Afrobeat. Ari n'ibintu tujyamo ngiye nkumva twarasaze ubwo ntabwo numva impamvu kuki twisanze aha. Okay Element rero afite indirimbo ya Afro Gako ariko njye Afro Gako nayikoze mbere mane nayikoze mbere nuko ntayivuze nanjye nayiko ndi mu rugamba rukomeye cyane. Okay kuko azana ni gakondo. Element rero afite indirimbo yitwa Mirere ni indirimbo nayo ya Afro Gako ni indirimbo ya Afro Gako ni indirimbo nziza byatari amaze no kugera ku ma digital platforms abyivugire ni kumva ashaka kuharenga atayivuze. Oya arasana niyo nari ngiye kugeraho ariko mbere uko nyigeraho Element urabona uzafatanya ku myaka ufite ko nde utangiye kwiyandarika uzafatanya kurera no gukora no guteza izina rya imbere tarageraho rigera rizakunda tugize gutya biravuga ko wateye umukobwa muri Perida. Ibi ngibi biba ejo tugize gutya tukubonye mu bwongereza kuri kugura imyenda y'umwana wabwiye n'icyo kwateye inda y'umukobwa ko twakongera kugura imyenda kuri kugura imyenda y'uruhinja y'umukobwa. None se ari umuntu abwiye ko nabyaye. Banyarwanda iyo bagiye kubyihakana baravuga ngo uwanga ubugabo agarama habona murebe kuri dashboard hejuru abantu dusanzwe dukoresha platform wanga amazimwe kubanga Element ibindi turi kureba no hejuru kuri iyo video si yawe sa nkureba ko hejuru ya Bruce Melody gatoya tugarukeho mbere yuko tuza kuri Mirere ngira ikintu mbwira kuri ayo mashusho ibi ni ibiki ihangane gato nkakanya kaka video keza kawe uri guhaha utwenda tw'uruhinja ibi ngibi ni ibiki wagira ikintu dusobanurire ko twashobewe turavuga se uyu mwana ko abyaye nawe akiri umwana ibi ni iki ari umwana w'intore njyewe mfite n'amahirwe naba nabyaye ahubwo nyine bidusobanurire tuve mu rujijo. Rero ntabwo uzi najya gusobanura video nafashe bisanzwe ndi kugura ibihe mfite inshuti z'abantu babyaye ibivugwa ko waba warateye papa aya papa naya papa cute rero nicyo bakunda mufite ukuntu mujya muducabiranya abantu ntibababaza ibibazo biri seri. Hari umuhanzi ku izina ry'Imana ufite umwana witwa Cute bamwita Papa Cute umwana we kama yitwa Cute. Okay ako ni kamera ibi ngibi ntahanga biratubabaza cyane. Okay nani Element ibyo kugufata ubabazwa n'ubusa nawe ubabazwa n'uko twishyuye mukomeze mwishime nta kibazo ariko ndabaza Element kuba shondorokeda cyangwa Karomba yaragufashe akaza akakwicaza umwaka urenga umeze nk'imfungwa ukorera muri Melody abahanzi bandi batakubona ibi bintu byo kujya muri 155
studio ya ibihangano by'umunyarwanda wari warabiteguye bakabimwambura birimo uyu mugabo ndi kureba hasi bita Mike ushoboye ariko udashobotse bagafata ibihangano percentage bakazimwambura bakaziha uyu mugabo akisanga ari gukora mu mirima y'inkeri mu Bwongereza n'ejo bundi mugezeho ntimunamusuhuze bitewe n'ibi mwamukoreye uwo ni Medbeat ubu yarwaye depression agira gukererwa kogesha abantu imitwe ibi bintu ubona byari bikwiye ko ushobora kugenda bakagufungira muri studio kudakorera abandi bantu indirimbo ariko njye sinzi umuntu nyine ugenda akavuga ko mfungiranye kandi nta kibazo njye mfite no ariko njyewe nta prison iri muri 155 usoma Bibiliya ntabwo uwawe ngo wigenge ntabwo uri izina ele cyangwa element ntabwo uri uwawe ngo wigenge niyo mpamvu warihawe n'abantu muri industry uri uwawe ufite uburenganzira kurusha n'umuryango wawe uri ele abakunzi b'umuziki n'ibihangano tugufite uburenganzira tunagukunda kurusha n'abantu b'iwanyu badakunda umuziki so iyo ahangaha ariko sindeka ko gushimira amakuru mfite abantu batigeze bamenya nakurikiye reka nze manze mbahindaho mbere yuko mpereza abantu ijambo amakuru avuga ko umuhanzi Christopher ibi bintu nari kuri kenda byumva sinzi ariko sendiri mujyana melody nkomanure so ibivugwa ko wagize gutyo ukagenda ukafata agasashe nk'ukuntu twabikoraga muri covid ukajya gushaka umuhanzi bita Christopher Muneza ukagenda ukajya kumushaka iyo yarari ukaza ukavuga ati ihangane we uko garuke bibaho ibyo bintu byabayeho uragenda murahenda muragaruka arongera areguka wabigizemo uruhare of course ntabwo Christopher twakoranye amaze iminsi atari gukora ariko yaranganye nyine nk'abandi bahanzi bose bangana tugakorana shyiramo imbaraga nanjye kuko numvaga kuko njye nakuze mufana ari we ari Bruce ari ba social ari ba Mede bakuzutufana wo reka njye nakuze mbafana zari n'inzozi zanjye gukorana sibyo so rero ntabwo nari kwihangana kubona umuntu nakuze mfana atari gukora cyane nyine kandi mfite ubushobozi bw'uko hari ikintu namara muri kariyeri ye so that's why rero Christopher yaranganye ariko kubw'amahirwe kuko buriya muri studio imiziki kugira ngo ukore n'umuntu ikintu gikunde bisaba no kuba feelings zanyu zahuye before ko music ni feelings mbere y'ibindi byose